Hello. Ikaze. Murakoze. Welcome the show. Thank you. Umeze gute se? Ndakomeye. Ukomeye nk'amanuzi. Nk'amabuye. Oya ndoroshye. Ahubwo none se arana bimeze biti? Ni paka. Banza bibwira abantu badukurikiranye Nana ni muntu ki? Nitwa Nana. Niryo zina banza ariko amazina y'ababyeyi nitwa Natugonze ya Sandi. Ndi umugore wubatse. Yego. Ariko simba mu Rwanda. Ubahehe rero. Eba uko mba hano henshi ndazunga cyane USA, Hong Kong, Uganda. Now I'm in Rwanda. Isi wayimashije amaguru. Rale se arakantu uvuze ngo ndi umugore wubatse, hari difference y'umugore wubatse n'utubatse? Cyane umugore utubatse abari umukobwa. Kandi n'utubatse afite abana abari umufemale. Ako njewe ama married woman. Wow. Nana rero akaba ari umwe mu bakobwa bazwi cyane hano muri show business nyarwanda, abo cyangwa se mu bantu kabisa bamenyerewe kwandikwa amakuru menshi cyane hano mu Rwanda ku binyamakuru byandikwa cyangwa se ku banyamakuru bavuga kuri radio evening n'abakora kuri televiziyo, kuko urabona namukuzaniye nyine. Nana akaba ari n'umwe mu bakobwa b'abanyarwanda bakoresha social network cyane urubuga rwa Instagram. Akunda gupostinga indirimbo z'abantu z'abahanzi aba mu Rwanda, muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'abanyamahanga twambutse inyanja, ndetse n'umwe mu bakobwa ebana niwe mukobwa wa mbere ufite aba followers benshi cyane hano mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo byatumye mutumirana nawe. Ibyo ngibyo nibyo byatumye ngutumira. Ubundi ukoresha ize technique kugira ngo kuri Instagram ugira aba followers benshi? Ngenye ikintu kiba kurura cyane ari ama videos nkora. Ari ama videos. Ariko bafite ibintu byinshi bitandukanye bituma bamfollowing. No, mbere yuko twinjira kuri ama videos menshi cyane postinga, wowe na nubundi uhurira he na show business nyarwanda? Nuko nsa nkuba promoting ariko ntabwo I'm not a promoter. Nuko ibintu nkora nkoresha indirimbo z'abahanzi. Yego. Urumva ko niba nkoresha indirimbo aho ngaho urumva ninjiramo cyane. Kandi niba nkoze video yanjye ijya ahantu henshi, nuvuga ngo indirimbo nkoze igera kure. Yes, turi muri triple play rero. Triple play wabo yize ikinana? Triple play ba ikintu nyizeho nuko muhitamo ama video nk'atatu indirimbo ariko zifite videos eshatu z'umuntu ukunzwe cyangwa ngiye wabo nkunze nkuko mwantumiye. Urumva ariko kuri ngendo babiri bunkomerere. Kwera iki rero biri gukomerere kuza kuduhitiramo indirimbo eshatu? Biri bunkomerere kwa ko nziranye n'abahanzi benshi cyane. Noneho guhitamo batatu bamwe ndi bugirana ikibazo no. Okay, twihuse cyane rero Nana, mbere ko tuganira abantu tubanze tubereke indirimbo ya mbere wowe Nana uduhitiyemo mu ndirimbo. Mwibutsa ko Nana araza kuduhitiramo indirimbo eshatu yitiyemo ku giti cye kabisa, ubundi azidusangiza. Nana, indirimbo eshatu iya mbere ni iye noneho? Iya mbere ni Umfatiye Runini ya Urban Boys bari kumwe na Riderman. Okay, kubera iki uhisemo Umfatiye Runini? Ndakeka nyirimo. Inyibutsa past yanjye cyane ukuntu. Yego. Yeah. Nana rero aravuga ati iyo ndirimbo impamvu nyihisemo ni indirimbo ya Urban Boys afatanyije na Riderman. Impamvu nyirimo nuko muri iyo video nyine nyirimo, kandi iyo video inyibutsa ahashize hanjye, niyo mpamvu nyine iyo video nyihisemo nk'iya mbere. Hari umuntu ushaka kwitura iyo video? Yeah. Inde babiri? Ndaitura it's just like a group. Ndaitura abantu twiganye muri groupe Butare n'abantu twiganye muri Petit Seminaire Baptiste Butare. Yes, bashimishe yo ngiyo ni Umfatiye Runini ya Urban Boys bafatanyije na Riderman. Yonge yari Umfatiye Runini by Urban Boy, the super swagger, the super level. Harimo Safi, harimo Hambo, harimo na Kaboss, nizo kabisa bari bafatanyije n'undi mugabo w'umuraperi ukomeye hano mu Rwanda witwa Riderman. Iyo ndirimbo ya mbere super sexy aduhitiyemo kabisa, super sexy. Umfatiye Runini ariko kabisa kuva kera wari super sexy. Wonyara muri video kuva byina gukona. Nari nyiri umwana ariko kwaje. That's super sexy. Ubundi jemba bari rumbwira. Kwanza abanza ubwire amazina abantu ukoresha kuri Instagram ya kugira abantu bakurikiye ikiganiro batagira ngo turimo turababeshya, bahite bagufollowinga babone super sexual. Nkoresha Nana super sexy. Iyo ibyo bikunaniye wandika N yonyine akarongo super sexy. Yes. Nana kubera iki nkunda kubona kuri Instagram yawe ukunda Diamond?
ntabwo ari ukumukunda nkunda indirimbo ze ukunda indirimbo ze hano mu Rwanda se ariko abo mu Rwanda nabo reka tuwe tubiretse wambye kufite benshi oya ntabwo kuba benshi ntabwo kuvuga ngo bose mbiyumvamo bashaka kuba ari aba friend banjye nkagiramo n'aba best friend so numva rero n'abantu batandukanye ese biriya bintu byina wabyigiye nanjye byanjemo gutyo ntabwo nigeze nyamwishura nigiye byashimwe ntabwo nize kubyina none se ubundi ni igiki kigutera kuvuga ngo indirimbo ngiye kuyipostinga ndayumva nakumva inshimishije nkayikorera video ukayikorera video n'abasani cyangwa se abahanzi bajya baguhamagara bakubwira ati nana watuba bari ukadukorera iyi video kuko cyane nkunda kubona video ukoze igira ibihumbi magana angahe bya views ni benshi cyane ariko ntabwo nabivamo ntabwo uriko buri wese wamukorera icyo agusabye waba useless none se kwecyo utabigira akazi ngo bishyire mu mafaranga umuntu nabigusaba uhita umubwira ati niba nk'umanzi hano mu Rwanda kubera ati nana nkora video nguhangaye umangaye oya nabitangiye nta gahunda yo kubikuramo amafaranga mfite niyo mpamvu nazabyinjiramo rero ngo mbishyiremo amafaranga nzabikomeza ko mbikora mu buryo bwo kwishimisha cyangwa hari birahenze ntago birahenze nkanjye kuri njye ubwanjye ndahenze rero kubwira umuntu ngo mukorere video anyishyure ntabwo yabona uraza kuma ku madolari y'amanyamerika we niba nawe uhenze kereka icyo udashaka kabisa noneho rero tugeze ku ndirimbo ya kabiri indirimbo ya kabiri noneho ugiye kuduhitiramo ni iyihe nihe mpamvu yihisemo ndabahitiramo indirimbo nkunda cyane yitwa Turiya ya Knowless impamvu nyihisemo none si n'umuntu wa mbere mu Rwanda shobora kuba nkunda she's not only my friend she's my sister how kubera ko twarabanye igihe kinini ndi mutoya amfata neza ntiyigeze aminimiza kugeza na n'uyu munsi amfata nk'uko yamfataga kera so bituma ndushaho kumukunda kuri njyewe ntahinduka nk'indirimbo ye noneho rero ukuntu tugiye kubigenza iyo ndirimbo niwe ugiye kuyirekura nkuko waje ubibona biba ngo iyo ndirimbo ibashimisha ubu noneho nawe niwe ugiye kubikora Turiya nta bantu nyitura se yiture abantu nta kibazo wayitura thank you Turiya ndayitura inshuti zanjye zose especially aba followers banjye kuri Instagram Turiya ni indirimbo yakunzwe ni umukobwa mwiza kandi wa mbere mu Rwanda ubyemera mpakanye niwe wa mbere mu bakobwa kabisa ishimishe buri muntu wese urimo kurikirana iki kiganiro n'abanyarwanda bose muri rusange yes bashimishe twe turagaruka nyuma yayo yes yongere ari indirimbo ya kabiri dusanze muri triple play turi kugezwaho na super sexy aka Nana indirimbo ya kabiri yari Knowless Butera tubwira ati Turiya yabanje kuyinura Nana hari amakuru meza cyangwa se mabi yagiye akuvugwaho hano mu binyamakuru mu Rwanda reka mpere ku meza sibyo hari ibinyamakuru byinshi bikunda kuvuga ngo abakobwa 10 b'abanyarwanda bakurura abandi bakurura abagabo kurusha abandi abakobwa 10 b'abanyarwanda bakurura abagabo kurusha abandi muri urwo rutonde wabayeho umukobwa wa mbere urabyumva gute ko warabayeho umukobwa wa mbere biranshimisha ko nibyo narizi ariko niba koko mbakurura nuko ntanabazi sinzi n'uburyo mbakuriramo ntabwo mbizi ariko nyine niba baranshyize ku rutonde rwa mbere ubwo ni ukuvuga ngo bo barabibonye noneho amakuru mabi noneho yandi amakuru mabi yo ni menshi Nana yambika ubusa Nana abyina ibintu bitajyanye n'umuco nyarwanda Nana biki ubundi ayo makuru yakira gute ndashaka niya mu kintu cyitwa umunyarwanda kubera ko abantu babivuga bose banakomentinga kuri icyo bintu n'abanyarwandakazi ndi umunyarwanda utavangiye ndi umunyarwandakazi umuco ndawuzi sibyo ariko icyambere I'm married to American guy ntago mba mu Rwanda narahabaye ariko mfite uburyo nakuzemo niba nambara mini ntago bivuze ngo ndi inshinzi niba nambara mini ntibivuze ngo ndigurisha never ibyo ni ibintu bagomba gutandukanya nanuri hariya babona kuri video ntago atandukanye na Nana wicaye hano zisa uko bamubona ntabwo ari kwari uravuga ati ngewe Nana nashingiwe cyangwa se umugabo wanjye no umunyamerika niyo mpamvu sometimes ngomba kugira comportement nk'iz'abanyamerika ukuntu ese ari ama video ukora ubundi
ninde cameraman wawe wa ngira cameraman umwe cameraman ni uyu nguyu namugabo irabeshya umugabo wawe ni ugufilima za video filima abona ya foto ni umfotora ni ufata video niyibaye mbarambira ngo baby dusubiremo ingi yabaye yes none rero mbere ko twinjira ku ndirimbo ya gatatu niye message nyine wagenera abanyarwanda nk'umuntu wari uri mu Rwanda ariko ejo ukabuzasubira muri Amerika ubutumwa nabaha nuko basigasira umuco ariko nanone umuco bakawushyiramo ubwenge sibyo ntabwo umuntu uko yambaye ariko bivuga ngo niko atekereza cyangwa se ni ku mutima uteye nambara bitewe n'ukuntu nishimishije noneho nawe ushobora kwitanda ariko ukora amafuti so niyo mpamvu mugira inama abakobwa n'abagore please respect yourself be who you were we pretending kuba uwo ngewe ndiwe kuko ingendo y'indiravuna kabi ako kantu niko noneho rero gira n'indi message usigira aba followers bawe kuri Instagram ndetse n'abandi bantu nyine bari bakurikiranye Contact Music Cycle message n'aba followers wanjye ndabakunda cyane nubwo harabo mbabloka bitewe ni narangaje ariko reka ejo bundi nzabone wandiye block ndabakunda bara supportinga kubera ko niyo uje uvuga nabi njyewe singusubiza ahubwo aba followers banjye nibo bagusubiza ndabakunda kandi hari ibindi ndimo kubatekera bizaze reka uri mu gikoni urimo urakukinga cyane ariko nkagira n'indi message y'abantu babiri nshaka guha yego mama wanje yo mama my love kabisa nanjye nubaha mama ababyeyi bose ba mama kabisa Imana igibaho umugisha mama wanje ndamukunda kuruta ibintu byose bibaho kandi nawe arabizi ibyo nkora ko azi uwo ndiwe yego uwatekereza ko ndiwe we wanyibarutse azi uwo ndiwe kabisa umuntu wa kabiri ni imbere umuntu wa kabiri ni umugabo wanje umugabo wawe mubwira icyongereza alright sweet baby husband, I love you so much, and I miss you. Hope to see you very soon. Very soon, as possible. Maybe tomorrow. indirimbo ya gatatu rero ni iyihe tugusezera? Indirimbo ya gatatu ni y'abasore banje nkunda cyane yitwa Wenda Zaza. Wenda Zaza. Ya Dream Boys. Kubera uhisemo Wenda Zaza. Wenda Zaza ni indirimbo nakunze. Okay, siyo yonyine yabo nakunze ariko narayikunze kuko numva nayikoreye n'aka video. Indirimbo nziza cyane. Ariko je wandyamishije mu bantu bose washimiye. Ariko ntabwo turasoza. Umva basikiza ntabwo turasoza. Hari n'abandi. Okay, none ikibazo cya nyuma nana hari ikintu nagombaga kukubaza ntakubajije? Simbizi nje nshaka kuba hari byinshi nzitambajije ariko biterwa nawe ubwo byateguye kumbaza. Yes, hari icyo ushaka kuvuga noneho utavuze? Ku muziki nyarwanda. harimo ubuntu bw'ubwiyemezi bafite gufashanya sibyo niba ugeze hejuru wibona ko umwana ugitangira ari fake ntabwo aba ari fake ukora ko umwarimu arakwigisha umunsi ejo akaba ari uze gupfukamira gusaba service so bagomba gufatanya bagaterana ingabo mu bitugu kabisa kandi nkaba ngushimira wowe wafashe umwanya ukantumira hano nkanashimira umuntu bita Seka ego Sun City uri umuntu w'umugabo intare ni imwe gusa kabisa yewe nanjye ndagushimira kuba witabiriye ikiganiro Contact Music Cycle ndizera ko iminsi yose uzaba uri mu Rwanda hano kuri Contact TV kabisa ikaze uzagiye uza dusangira amagambo tumene habiri murakoze cyane Imana wabumugisha ego yes nana rero indirimbo ya gatatu indirimbo ya mbere yaduhitiyemo umfatero runini ya Band Boys bafatanyije na Riderman Riderzo indirimbo ya kabiri yaduhitiramo indirimbo y'umuntu avuga umuba ku mutima kabisa afata nk'umuvandimwe we naho undi yitwa nawe wese butera indirimbo yitwa Gaturiya na indirimbo ya gatatu aravuze ati ababona none nabo mbafata nk'abasaza banjye ni indirimbo yitwa Wenda Zaza y'abagabo babiri umwe yitwa TMC undi akitwa Platini Wenda Zaza by Dream Boys bashimishe ngenda garuka ninjira muri bye bye video kandi nabwo ngufitiye umushitsi ujye kutwereka video bwa mbere ubundi ndahita nkubwira ati ciao